murakoze cyane tugiye kubakirira umugabo abakobwa benshi mwibazo ngo kucyo adashaka ngo kandi wari umusitari ngo afite amafaranga ngo se ngo ayo mafaranga yaguramo amahene ngo aguramo imirima ibyo byose araza kuba bitubwirira hano reka tumwakire ni icyamamare n'itegeka Garasiye turakwakiriye urakoze cyane kunyakira kuri YouTube channel y'Irebe ikintu cya mbere nge nabanza kuvuga nanisabira abantu bakurikira ibikorwa dukora mu byukuri ngewe Garasiye sinzi nimba ari ibintu bimbamo muri ngewe ngira ikintu kigishika muri ngewe numva ikintu kiranyereka ko umuntu ari mubi niyo umuntu yaba atari mubi nge mbona n'amakenga muri ngewe ku buryo navuze ukuri ndimati narabimubwiye ejo bundi mbwira digi nubugira kabiri mbimubwira ibyo bintu by'amakimbirane naho muri comedy rwose ngiye ntabwo mbizi ngewe se rwose ncungana n'inyama indebe nukuvuga mu bikorwa byawe n'amaaktivite yawe uteganya Imana izizi imbere y'izo zose urasobanukiwe neza wogiye gusemura cyane What's up my people, ni Orphe Bayo ni Irebe TV hanyuma ibintu bikahita bigenda neza cyane ukahita bimanuka ugatanga igitekerezo cyawe no kusimbukira kuri Facebook na Twitter na Instagram ni Irebe TV. Alright, nkaba ndi muri Daily Prank nkaba ndi kumwe n'abasore biyemeje kabisa. Zub Comedy, welcome to the show guys. Thank you beaucoup, merci. uretse gatoya subiramo ukuntu mushimiye. Merci beaucoup. Koresha ururimi rukoroheye wamubwira murakoze mu Kinyarwanda avugira ngo uvuge ngo masi ma ni iki twinjiye muri francophone bro and I know you guy uri expert mu bintu by'indimi uyu nguyu yavuze ngo Nesi umenye gute ko expert mu ndimi nashukuru kwa sababu nilikuwa hapa sina varuvaru tubonge utanipenda si baba lao ariko aratwakire natwe reka tumwakire shanko muri Zuba kwirebe TV reka twakire umuntu wabo rimwe kabiri gatatu Irebe TV ko tuntu nutwo muke uyu muhanga wawe ni kure dutuntu nuzi ku bana bakinaga karere ni iki karere ni iki twakurira ni Nyarugenge hano i Kigali ahubwo okay twikomereze rata brother Yarakoze cyane ni Zub Comedy turi kumwe nabo benshi bakomeje badusaba ko twabazana kabisa none umunsi twabafatishije twibutse cyane iryo jambo warutse ku mupira handesobanura iki Zub Comedy. Okay, iri jambo nkuko mubibona byanditse ni ZUBY bisobanuye teeth out mu cyongereza teeth out cause ntago waseka umeze ngo umuntu yarakaye ni teeth out agomba kwipiringa agasekamo gakeya rero biva mu kirimi cyo muri Czech Republic ntago ari cyongereza niho twabikuye urumva kugira ngo dusetse abantu i Kigali tuvuye muri Czech kari akazi katoroshye ariko urebye naho ngo byavuye. Okay, urakoze cyane reka nijura ku mujene wanjye hariya cyane twihuse cyane hano ndi kubona undi mutima ukina umupira ariko ndawukina ariko iyo nsinziriye impangutse yabyaranye uretse mba ndi umukomedi mukina mu nzozi. Okay, abantu dukurikiye bari kwita bibaza Zub Comedy ariko amazina duhereye hano kuri wowe. Nitwa Spencer Tumusime nanjye ndi umunyarwenya wo muri Zub Comedy nkuko tumaze kubivuga ngaha nkoresha izina rya Spencer muri kariyeri hari umugabo uciye hagati yari umeze nk'umusiyo njyewe n'ubundi nibyo Spencer niwe muntu waje muri comedy afite indi CV yabanje mbi kuko yari umushumba mu Mutara rya Bega so nanjye nitwa Seti amazina y'abishizunguze kandi yaba kuri ID ariko nyine muri kariyeri banzi nka Seti iryo bazi umuhungu wo mu Mutara kabisa abanyamutara hayi abandi mwese ndabose no mu rugo mu Mutara niho mu rugo ahantu bita Kabarore Kabarore ubundi Kabarore hari n'ikigo cyiza kihaba bita Gabiro abapeti kera bazaga mu Mutara bafite mifu ngo usaba iki usaba amazi bakaguha amata kandi wari umuco wabo gusa umunsi umwe abapeti ba Gabiro baraje baringe basanga mu rugo baravuga ngo hari amazi bari bamenyereye ko mama baha amata nabakubisa amazi batarinda zabyimba bazi ko ndi bubaha amata nitwa Seti ninjye MD wa Zub Comedy ukurikirana ibikorwa n'ibindi gutyo ndumva ari ibyo. Okay, kaniye kuri amutipe yambariye nk'umukadogo uzi igitabo cy'ingabo igitabo cy'ingabo
cya kera abagamo bakadoga ni mukuru nako naba atakizi kuba ari icya kera kubishidikanya niganye na papa wawe okay koko babivuze amazina yanjye cyangwa niswe n'ababyeyi nitwa Mucyo Sam cyangwa Mucyo Samson irambuye ndi umusore ntabwo nubatse buriya umuntu avuze ngo ivuge ariko hari imyaka umuntu arenza akitwa umugabo niyo waba gusa imyaka 37 ufite uri singo reka nkubwire akantu aho umunani yafunze ari kera habaga mifu zo kuvuga ngo warafunzwe umunani none si wamufungira iki uretse gato hari ikibazo cyabayeho uri kwibagirwa ugafata ubuzima bwa ba onkire wawe ukabunshyiraho niba uncle wawe yarafunzwe ntabwo ari njye bro abyumva ahubwo kera habaga ikintu nahoze mbibwira na Seti twe nk'abakomediye duhora twibaza tuba mu isi yo gutekereza ibibazo habaga ikintu kera iyo wabaga uri umugabo warasoraga ugasorera kuri iki kuri umugabo gusa kuba warashatse impeta sinzi niba byari bihari ariko wasoreraga kuri umugabo hakaba taxi nkuko bavuga ngo umusoro ngo wateveye umusoro wabubatse nkibaza iyo biza kuba byarazengurutse bikaza no muri ibi bihe byacu hari abantu benshi nkuko abivuze bujuje imyaka y'iki y'abagabo ariko bakigura yoro ubu ngubu ni ukuvuga urugero Rija afite umugore ubu Rija basora umusoro uko ari iki umugabo se uri koko yigaramiye nk'umusore muto uri kunyuma undi muntu umusoro utareba ninde kandi akuze mwa basendera sendera we ku ngoma zose uri kubyumva ubwo nawe reka twumva undi muntu wubatse mutoya Tom Cruise abasora umusoro senderi yigaramiye kandi senderi yaba sekuru wa Tom Cruise kuko buriya senderi ngo higeze kubaho ingando z'abahanzi n'ibintu leta igikora kandi byiza cyane kumwe bahugura abahanzi ngo bakigera mu ngando babigishaga n'ibintu byo kugera gukoresha imbunda ngo bagezeho ngo barabiranga dore iki ni igikondo cy'imbunda sendera ahita agibwira mu metero ubwo yari umusirikare wabakoreshaga n'umujama wa Nyago Gaston ariko iyo ucurika igikondo gutyo weko kimena amavuta urumva we yari afite 7 yari afite 7 sendera ariko abantu benshi bajya bavuga ngo yarazimye ejo bundi nyine yagishe Bruce Melody inama kubera Bruce Melody ari we muntu uri gutrending nyine urareba bari kugenda bahindura amasaha y'ibiki n'ibiki Bruce Melody ngo yamugiriye inama mbi cyane ngo yaramubwiye ngo ngiye urakoze saa moya ngo wabonye ukuntu yariye ngo yitawe urana gahunda ya leta ngo rero ngo kora saa 12 n'igice barava saa moya bajya saa 12 n'igice buri ndirimbo ya sendera yari kiri mu mishinga ngo yari buzaza saa 12 n'igice yari kiri muri twagiye kuri saa 4 uretse murakoze cyane ko bireze ari igihe umuntu yicara agatekereza akabati ngiye impamvu ishobora gutuma ngiye kuba ngiye gukina umupira ni ngiyi impamvu ishobora gutuma ngiye ku rugamba ni ngiyi kuki muhisemo komedi okay impamvu twahisemo komedi twahisemo kubimbwa nk'uko abantu bajya babivuga no kuvuga komedi isi ikeneye ibyishimo nicyo cya mbere first umwanya abantu babara ni mwinshi rero twashatse gufata ni uruhare rwacu mu kugabanyiriza agahinda abantu buriya kwiyahura biterwa n'amadepresiyo abahanga mu by'umuntu barabizi bagiye biga ibyo bintu so rero abenshi yari passion yavuye muri primaire itangira tuvuye muri primaire ukabikina biri roko nk'ubu ngewe muri primaire I remember that's the story I used to share hano hose ngiye hari igihe nigeze no gusiba muri class kuko nahoranaga stories zitarangira mwarimu arangije araza kumwe bakubita basakuje yari kuwa mbere naye nasibyaza kuwa kabiri chef mereza abantu basakuje bagasoma bakajya imbere bagasoma abo nasigaye mu ntebe ndumwe chef usiga ufite ikimenyane kigeza ku buryo Sama bura kuri raporo y'abantu basakuje pfukama ishyabwire nziza amubwira ati ni gute Sama atariho chef aramubwira n'abandi ba classmate Sama na wari uhari rendi yari yasiye teacher itavuga n'ubu sinzabyibagirwa kandi this is not a joke ibi byabayeho wesa ngo wari wagize ute tinaye nasibye tivayo hano niyo haba bari guceceka bitatu byisi yarabicabye Samu avuza akanaranyibutsa kwiza ahantu hamwe Samu uriya kuva kera yari afite ibintu yarasakuzaga cyane mu ishuri yari afite natara yo gukina ariko yari gato cyane hari ibigabo bimuruta cyane ariko kana muri anananutse ko ndibuka regeye yigeze kunywa umukino hari ukuntu ababyeyi igihembwe kirangiye umwaka urangiye bavuga bati mutegure imikino then mukinira ababyeyi Samu yari gato cyane ndabyibuka hari role twakinnye turimo kurya tumukinisha nka Kirida
mukivuga ku bintu byo kwiga ni history muri internet nyine buri hari ukuntu nyine watsimburaga ball muri chômage ukiba nk'akantu ukakajyana tu nigeze gutsimbura igikote tu kinini mukuntu ngeze mu rugo vyarana gikunda tu akajya cyambara nkavuga n'ubundi kore hano Nyagatare abana umwana yagitsimbura ari w'Ikigali ikintu cyarangaje mu kwambere habaye inama y'ababyeyi azari cyo yambaye abari nawe mubyeyi uvuga ku muco w'ubujura kandi yambaye ikote ngo mureke duce ubugegera bwo kwibana ababyeyi abana biba abana numva batangiye kuvuga kuko yambaye ikote risa n'irya korodera uzi ariko gutsimbura boro ku ishuri nk'aka gakepo ukakiba nk'umupeti w'abanyakigali nibo babaga tuzifite uri kubyumva wakatwara mu rugo ukahita uyijyana papa wakayikunda ukabona ayizanye mu nama y'ababyeyi hano handitseho niyo cya New York City urabyumva noneho hari n'ikindi kintu kibabaje yavuze njye rero twiganye izo story zabagaho ibintu tuba tuvuga abantu bajya bandika muri comment mu binyangamugayo uvuga ati nanjye nariye boro ibyo ni ibintu bisanzwe hari umucama noneho we yibye umupira oya sa uwo mujama yibye umupira w'ishuri nagusanzwe uwo mujama yibye umupira w'ishuri yibye umupira w'ishuri ubuzima bwarangiye babyitaga kwitiza ntabwo bwari ubujura ubujura n'ubw'inka we nimba uzi ko wiba inka uri umujura Nyagatare babyitaga kwiba noneho uwo mujama we noneho ukuntu viwe yaragurije seti nambe nawe we noneho yibye umupira imipira y'ishuri bifite nimero handitseho 86 handitseho 34 y'ibyo 42 iyo nimero mu kigo yarizwi kuko mujama yari gestionnaire niwe babibye isaza mu nama y'ababyeyi yawambaye kumwe abanditseho ngo groupe scolaire rango nimero 42 mu mipira yari yarabuze iyo 42 yari yarabuze isara musura mujama aganya mubwira ngo ako papa arashyushye mushatse wakuramo umupira none nayo ndisigaye negeka mu myambarire babipfuye ibyo bintu byabagaho tu kera no mu makompasiyo ari igihe wahamagaraga umubyeyi wawe nyine kompasiyo ugahamagara umubyeyi ukamuga ati papa hano rwose byanze hari ibikweto binini ngo yizane nzajya yijyana mu muganda wa mwana we ahubwo ari Yesu yagukurikiraga tunashima abantu bagiye bafashwa na kompasiyo yayibayemo no yayibayemo kompasiyo nayo yareze abantu ni umushinga mwiza kabisa urabyumva gusa abantu bo muri kompasiyo baranatekaga nta kintu uyu twabanye muri kompasiyo ariko niho yakuye izina bita Kaniniri kubera igikoma yanywaga urumva rero muri kompasiyo hari ibintu batangaga donation z'inkweto kunyine biriya bintu byo gufasha abana hari igihe muri cyaro i Kigali ubundi waragenda ugafata size yawe kavuga mu mpereze 31 mu mpereze 28 ariko mu cyaro so yabaga kuri inyuma n'inkoni nk'abanyamutara wakuramo agakweto gato yakagodiyo papa dore godiyo nziza nyina yimba buriya nguri into yibona iranguri y'umukara nabona ko nanjye njyana mu misa mwarimu yavuga umushinga kubera icyo ufashe inkweto nini kandi uri muto ngo abana banjye ibirenge by'iwabo nibyo kwa nyina buri joro biraba utaza kugira ikibazo rwose resitora y'umupeti yakundaga football cyane noneho rimwe baza gufata inkweto muri kompasiyo kubera yikundaga umupira ye abamwesipiraga n'abakinnyi baragenda afata godiyo noneho ihitamo kwira yagejeje yarwanira na se sarayimwaga se twamubonye yagiye mu mupira yambaye buru urakoze cyane dufite abanyarwenya benshi mu Rwanda kandi bari kuzamuka kandi babahanga reka nite ninjira muri Miss Murenge igitekerezo cyaje gute ku cyacyo kintu mwibanze cyane ko iyo uza Miss Murenge ibyo bintu by'ukuri biratangaje ariko byaje nuza Miss Murenge Miss Murenge ni content twanditse kera like 219 hari akenshi comedy hari igihe wandika content wareba n'igihe murimo cyangwa akenshi content twebwe zinakora cyane ucyabura ko Miss Murenge twabanje kuyipinga turavuga swingi ni bandi bazayiseka turabanza ducisha izindi video twakoze za Miss Rwanda dukora ama challenge y'abana ume uyu yabaye nge nabaye Denise uyu yabaye Naomi abenshi baranavuga ngo turerekwa ngo baduhaye akantu ngo twari tuzi ko bari gutsinde kuko iyo comedy twakinye byarangiye Naomi ari ubaye Miss mbaye gisongo ubundi niko byagenze muri Miss Rwanda ariko nyine n'umuntu yarabibona ko ariko bizagira bitewe na performance uri nyirarume wa Naomi ufitemo akantu nyirarume
naba ndi mukuru ku buryo naba nyirarume ese nawe mise umwana muto kuki utaravuze sheri basi uzi impamvu navuze sheri se abamisi ni nk'abahanzi ntabwo ngo bemerere kugira sheri uzumva abahanzi niwe aba ari ahantu yifunze ari nko kuri radiyo bamutumiye cyangwa mwantumiye nk'akwirebe sa nkumbaza ngo mfite sheri umva ukuntu babihishamo n'ubwenge buke ya whatsapp man whatsapp ase waba ufite umukunzi Rafiki oya Rafiki ni wa kera tujye mu bahanzi batoze za whatsapp neri ngabo whatsapp bro waba ufite umukunzi oya nta mukunzi ufite kubera iki sheri wanjye nagakunda itangazamakuru orega arahari rero twari tukiri kuvuga kuri Miss Murenge Miss Murenge buriya twamaze igihe tuyandika tunarepeta kuko hari blague nyinshi tujya gukora tukareba n'abantu bakatufisingiramo ibintu rero dutekereza gukora content y'abanyamurenge ubundi abanyamurenge ni kimwe n'abanyarwanda ni kimwe n'abarundi bose n'abantu bavuga ururimi rumwe birangije nyine turayandika turayikora irarangira twakoze n'izindi z'ikinyamurenge nyinshi arizo twakoze muri corona dukora umuraperi w'umunyamurenge sinzi niba mwarazibonye dukora warayibonye umuraperi w'umunyamurenge rero iyo projet ya Miss Murenge turavuga reka tuyikore kabisa tujya kuri tele ubundi akenshi tujya kuri tele dufite izina ry'igikorwa tugiye gukora natwe tumeze nka rakasa twandikira kuri tele turakaze guys ngo twaje hano tuzi ko tubukore boro dutatuyandika tukayikora turayikora sometimes nkabona amagambo ntaryoshye ibiki rero mpita mba umujaji mu minsi tuhita tuyiflowinga gutyo nyine Miss Murenge twateganya gukora agace kamwe turagakubita ubundi abantu benshi bakunda no kudusaba ngo iminota myinshi 10 ariko ntabwo hari content dufite z'umunota itazavera content ntabwo izava izagumaho iriya ni content kuko blague igera kuri buri muntu wese ari n'abantu bakunda kunanirwa YouTube akareba YouTube ariko aba ari umuyobozi umuntu kujya gusacinga birabavuna ariko iyo bagenda batwerezanya WhatsApp kandi nk'umuntu ushaka kubaka izina ukora utuntu nyine dutrending ziranuza rero ziratrendinga na content ya YouTube nayo turenda kuyikora rero Miss Murenge dukina part 1 abantu barayikunda byahatari bona feedback haba abanyarwanda haba abanyamurenge haba abarundi haba bahe bose kabisa irabakubita kuko buri muntu afite akantu yakunzemo hanze y'u Rwanda wewe wambwiye ngo wavuze ngo wakunze kariya ngo isaha yanjye ngo ni y'amafere hari n'abakunze benshi ngo 7 kera yavuyeho baragakunze byatanye hari n'abakunze beat twinjiye rero tuyirebye tubona ni nziza byatari turavuga rero dukeneye gukora part 2 ariko iruta part 1 ubundi muri comedy nicyo kintu cyiza ubu twanihaye akazi gakomeye turasabwa kuzana content yindi nshyashya irenze kuri Miss Murenge nyine ugenda ujya hejuru kugira ngo ujye hasi part 2 turayitondera turayandika ebana ira boostinga kabisa yarakubise kurenza part 1 kuko ari na benshi bakunze part 1 none barangije baratubwira ngo tuyigire nka rakase ngo iba amaseri bose batwandikira abamama abana bato nyine n'ubutipu ntabwo bwabo buri muntu wese yarayikunze nyine mukuru muto harimo n'abayobozi bayikunze batwereje ama message aka kantu kanyu ni sawa kabona n'umuyobozi ko jya unyuza mu tuvuga ko twariye n'amadolari 200 ntabwo wampayeho ntabwo naguhayeho oya rata ni feedback ni abafans nyine bo muri diaspora abantu bo muri diaspora nyine wo ukuntu baguferesta ntaga kubwira ngo wakoze neza mwana ngo watwitse ndakubaza ni rezi nukoresha kuri Western Union ukabona kubiseho nyine ni gutyo ntago wakwanga gift y'umufana ariko ntago tubiyabasaba nyine araguhereza that's okay rero Miss Murenge tumaze gukora part 2 badusaba izindi episode ubungubu twakoze finale yayo na part 3 ubwo ni gatatu na finale ariko abenshi bari kudusaba ngo tube turetse gusohora finale ducishemo izindi hagati natwe nibyo twenda gukora dukina turi muri camp that content nanjye njya nyireba ngaseka noneho hari iyo twakoze yo yejo mundi kabisa ni boro ndeba ngaseka buri mwanya kandi ari nge wayikina nkibaza se umuntu uzayireba ari hanze nazapfa hari umutipa watubwiye uba hanze ngo nitukamwereze blague yacu atwaye kuko ngo yakora accident yavuze umunsi wo gusohora ujyemo wamwitonze umuntu ari umutipa wakoraga hariya muri nuza muri Rwanda Revenue banza baranamwirukanye kubera zira blague yarasekaga abayobozi
ngo inyana y'imbwa iranyishe urabona no mu Mutara niko baseka ngano mahero ajya mura n'abanyamutara benshi bakangurira ngo ariko ngo wamaheruwe ngo kiriya kinyamurenge ngo wagikuye ngo ntabwo ngo ukivuga ibintu by'inka by'iwacu ngo bayamuheruwe ariko nabwo waransekeje wambwaho ni twebwe abantu baresista kubimbwa nta maji umuntu akakwita imbwa ugaseka ukavuga rero Miss Murenge ni content bakunze wenda tutaranihuta reka nanjye ngo profite bajye kuri channel yacu ya Zubi Comedy Zubi ni gutyo azadushyiramo akarinki hasi no muvandimwe agiramo umuvandimwe rero kuri uyu wa mbere turasohora indi part 3 izina ry'Imana singiye kubeshya iyo burage ni imwe muri burage nanjye nakoze ndeba nkitangira ni burage abanyarwenya urumva dufite company tubarizwamo ya comedy cyangwa RCC ni federation ukuvuga bose bararekarama abe bandimbati abe ba papa sava bamenya yarambwira nimujya gusora Miss Murenge ujye umbwira nirwe mu rugo nanjye kuko ndayireba nkongera nkayiplayinga buri mustar wese mu kibonke yarambwira tubwira ati mwanteranyije n'umugore tarahoranya ka telefone tishyiramo muri Murenge ndebe urumva rero ukumva nakantu bakunze rero ikintu nasaba abafana barayizi barayibonye ese barumva twayirangiza cyangwa dukomeze tubandi ma episode baraza kutubwira kukerega nago ni mpamvu buri arakasi tarangiye nuko abantu bayikumva ari serizizo naho ubundi bararangiye rero batubwira natwe niba twavansa tukabikora tujye no mu bindi dufite ibintu byinshi rero ntuza Miss Murenge nyine barayikunze gatatu irarenze urumva umuntu yaba yambaye tu abari sawa urareba nayo nibagiwe urareba iyo umuntu yibagiwe brag kuri stage hari ukuntu uzunguza mikoro urabona nk'iyo wibagiwe burage ngezaho gatoya fashe ebyiri none ubwo niba ndi umupasiteri w'imbaraga sinzi hari ukuntu iyo ugifite burage zuzuye utarazibagirwa iyo performing uba ugira gutya icyo gihe manukana na papa ndabyibuka papa twaje guhura n'umunyonzi mu gakorosi rero iyo utayiri hasi nze ngo uyisubiremo tugira gutya muri ako gakorosi abafana 5,000 byacu uyu mwana bikiniyemo gutya mikabi n'ibiki mudukoreke cyane nk'iyo unibe nawe muri show we uzanaho bankire bawe cyane nk'iyo nakuye nk'awonkire mu Mutaraje kureba show yanjye we ntajya aseka yagurishije ibidayama aba yagurishije ikimasa cyangwa intuza ubundi ibintu byabo babibara mu mata ndamuhamagara amubwira ati wonkire dufite igitaramo ni ikibonke bagiteguye bakita bigomba guhinduka waha ngo kwinjira nangahe 5,000 ariko wamaheruzi ko harimo ibyansi 8 by'amata ahubwo se ubwo ngo abo bana bazasetsa tereka nkubaze ikibazo kimwe ninde urushaga kwaye wa muzehe w'inahanga wateze gakwaye akaza kadusetsa umunsi umwe yigeze kuza muri show yanjye ndavuga ati hawe umunsi ndamukoma tu kiniga bari bicaye nicyo cyabimbwiye yagenda ndazirepeta fresh ndaza ndakubita none we yatangiye kubwira abantu ngo karango nagahungu kanjye ngo muze muri ukuntu kabasetsa urumva bakubita brag aho yagasetse ngo mwabibonye ngo katangiye ngo karaje kongera we ntabwo yasekaga brag yarahindukira ngo kabyumva ati dore amahera nabya baronge muri ko za setting umubwire na yayindi ngo usogezamo ira uko yambwiye tu ubwende naramusuje nyine ya ndamusuje gatari nubwo atazagira telefone abari mu kiraro anko wawe ntabwo agira YouTube YouTube iyo agiye wajya no kureba intuza ibiryo by'inka bigezweho gusa ahubwo yaba yarize arebera televiziyo mu masoro de coiffure ashaka mu guki twahuye n'ikibazo twahuye uzi kuzana umuntu twirebera utubonye ikintu kimbabaza reka nkuremo ingofero bandebe neza kubyumva hari nimba umusatsi utanameze neza bihangana ariko iyo ndebye ubona ko nshobora kuba nkiri mutoya n'isura ntukangwe n'ubwanwa kuburi atabufite kuko hari icyo bita inka z'ingumba n'ingumba ibuguma n'izindi uri mukuru mari ndi mukuru inka y'ibuguma ni za nka ziba zifite imyaka myinshi ariko nta musaruro w'amata karazingana ni mukuru yakeneye umubiri na Barutoloma yo muri Bibiliya uzamuhungu muri Bibiliya wari impumyi Barutoloma yo wese yahungu Barutoloma yo ninde uriya barakinanye urabyumva rata bro iyo abantu bambonye bazanatura muri comment babivuga nge na septi uhita ubona ko tukiri bato mu by'ukuri twaje mbere yego wenda mugenzi wacu nibwa biri marabiza mu mutwe
umva ngo ndi mutoya mu mutwe ubu aka kanya uhise ubanga ibihumbi ijana ubundi iyo ushaka kureba umuntu mukuru umurebera ku kirenge sipe ikirenge cyawe tukirebye cyo nyine gifite nk'imyaka iki kirenge ntabwo cyabura imyaka 40 kirutse rero umuntu w'umwana reba abantu bakuru iyo urana we nk'agapira wambaye t-shirt nziza ni ya vrai ariko aba kubera ubuvana wo mu cyaro atambaye nk'iriya foto ya Chekivara agaragaza ko umupira wamuhenze umupira waramuhenze bashyiraho iriya foto nabyo birabahenda detail nyinshi zidakenewe bareba byonyine uriya barakorana uriya ndibuka twiga primaire twiga nko mu wa kabiri primaire niyo muntu wenyine wari ufite inshakwa twamuhaga senkari buri munsi ngo atwereke uza amafaranga yakuye mu nshakwa inde ntabwo ngendize green hills ngo bize he ngize green jazz green hills green hills nyine ku ishuri ryabo ryabaga ni ku misozi iri green yamanaye ariko iyo ushaka kumenya umuntu ikigo yizeho bro kuko nkuko mbivuga urasobanutse hari ibintu uhita umubona nk'ubu ngubu ngukandagiye ushobora kuvuga pardon monsieur nabyo sinabiteguye ariko ukahita unambwira kuko nawe wize nko muri Cambridge ukambwira it's okay then it's fine nari ibi ntabwo bishaka ariko nk'aba bana biga mu ntara muri ziriya 9 years ntabwo nzisuzuguye sino kwirata ahubwo n'ubuzima turi kuvuga bwa bagenzi bacu ni ukuvuga abangaba ntibazi kwihanganirana abana bo mu byaro bababazwa n'ubusa uramukandagira ukajya kumva ukumva arakurebye none nayo imbwa yanyogeje nta nubwo yumva ko ari ibintu bikoye byatsinda ariko Kigali turi excuse tukavuga ubuza gukanunyibuka kera twiga primaire urabona abana b'i Kigali ariko niyo garukiye mugira papa merci beaucoup of course ntago wagera muri professora nkaho ndubu tarabanje primaire tubaho ubuhamya ni aho mwisa ushatse kuba kureba stati za karangwa kirizoroge ngo professor n'umuntu ukomeye level yawe ni iye ndashaka professor noneho ibintu byinshi urabizi doctor ngiye kuvuga ikintu mu kinyarwanda ugishyire mu cyongereza professor hari vocabulary agomba kubaza sibyo okay mwiriweho mwese mukurikiye Irebe TV oya urabishyira mu cyongereza namwiriwe se nubyumva good evening ikibazo ntabwo nzi ikinyarwanda ntabwo uzi ikinyarwanda okay ndakizi ariko umugani se inkoni ikubise mu cyabaye wayirenza urugo bishyire mu cyongereza muri professor baniza comedy reka tugeze imbere n'abahungu banjye ariko badukorere part 2 ya Miss Murenge nyuma twinjira mu kandi kantu keza cyane turayikina cyangwa urayikina ohera kibazo niba gushaka ko bakactinga muri na babiri tukareba Turonge turabakiriye mu gikorwa mwakunze muri benshi cyane Miss Murenge abantu bari kugenda batora turi kubona feedback yanyu ni nziza cyane turashimira company yaduteye kunga y'amazi ya Gwiko turonge turabakiriye hano dufite igikorwa cyiza cyari ngoye n'amajana igiko watomboye kibazo atomboye ikibazo cyanditseho akaraja ni ikimama akaraja ni ibyatsi habe n'ibyo urimo ntagara amabuye n'ibyatsi umunani yavuye ibibazo byahabaye n'amajana igiko ikigira amahema gahema we ayibo n'amajana kuri amazi ngo ikigira amahema gahararana nazo habe n'aho amasabva mu nkarahasi ujana n'amajana ikivumvuri kirabira kiramoka kiravugiriza aka kanya se kiwaye se baza baca umugani ngo uhinze ibitotsi asarura ingonera n'amajana ikibazo cya mbere wabonye 0 icya kabiri ubona 0 icya gatatu ubona 0 ntabwo ubonye amahirwe yo kujya muri kampi mu mirundi n'amajana abandi bamise bazabyikoko twebwe bashaje tuzagira ibintu bingana na jira uzi kujya koko atari kuri n'amajana inama nakubwira jamikorari urakoze cyane mukanya tubaje dukubitaho kakandi yes murakoze cyane reka turebe projet mufite muri ibi bihe ni okay dufite projet nyinshi izo ndi buvuge bisabe ko setazi bakinga no kuvuga icyambere dufite projet yo gukoresha YouTube channel yacu ikazamuka cyane tukagira n'indi projet turi muri partnership n'andi ma company
dukora marketing biriya turanamamaza dufite timu nini irimo n'abakobwa utaha tuzazana abakobwa kabisa I know iki kiganiro nikiba harimo abakobwa kuntu abakobwa bacu basaba muri Zubi kizarangira nyuma y'iminsi ine ahubwo azahita asinya Abahirebe TV abagenge bayane ndabaremeye so dufite iyo projet kuko mubibona n'uyu no sponsor w'imipira yitwa Maran Design kuma credit ndakeka nta kibazo niyo dukora t-shirt akorera ari town muri chic akora printing niyo dukora printing ya rero turi open gukorana n'ama company muri iyi minsi arabo turi kuvugana kandi turi mu gihe cya promotion bitewe na corona n'iki turi gukorana n'ama company ku giciro cyo hasi byatari bitameze nk'uko twari dusanzwe dukora kandi gukoresha umukomediye muri ntuza yawe bigira muri projet kugira ngo babonye ukuntu abantu baba baseka rero dufite audience nini kabisa ikindi nyuma ya corona Imana nge nemera I believe in miracles kandi iki cyorezo cyaje handi abarokore nabo bavuga ndabatijwe navutse bwa kabiri abyumva no kuvuga rero ndasenga na mugenzi wanjye agasenga kuko Zubi ntago ari comedy gusa yego ntago twaba pasteri ariko harimo na spirit yo gusenga twe twashyizeho umunsi mu cyumweru wo gusengera itsinda kuko ibintu byinshi ushobora kubigeraho ukaba umusitari ukagira iki ukabura discipline ugakura umugore w'igiye ushatse kuvuga nde nta muntu mvuze niba mwabyo cameraman bira niba wambaye ntuze hari umuntu navuze nimba wamwumvisha ubwo nubwo ari kumva umuntu wawe rero byumva tugira igihe umwanya munini wo gusenga cyane tugasengera ayo maproje yose kugira ngo buriya nta hantu wagera Imana itakuzamuye akaboko kugira ngo ibashe kuduha umugisha ikomeze dusiga igikundiro umwana ajye mbone nikaraga nka misi abone mfite nk'imyaka 16 kandi 16 ngiye mu 2003 naratoye nari mu bantu babyinaga intsinzi nanjye nyine igumye duha igikundiro kugira ngo n'amaproje yacu acemo ubyumva abenshi turaniga uyiga university nanjye ndiga uriya dukora ibintu byose ariko turaniga idufashe graduation yacu nimba ari umwaka utaha twese niko bimeze tuzaba ntuburi umukomedian ngo muri class wajya bavuga ngo binywa mustar ubona zero ubu ni example kuko gusetsa abantu there is the way banzu gukora research ibintu biri muri society ibyo bintu rero ntabwo babikora ngo we wiga nka finance umbwire ngo ntubu wa mbere cyaba ari ikibazo gikomeye cyane rero no kuvuga nizo projet Irebe TV navuga ngo muzadusengere nawe mujye muturemera ikintu nyine gihari ndashimira abantu badukurikirana cyane bafana abantu ari abafana ubundi nkunda comment zabo ari abantu bita abarundi abarundi n'abana beza cyane abantu bari civilize abarundi turabasura abarundi baradutumiye ngo tuzaze ngo arwanditse ese wari uzi ko nzi Kirundi buriya mwavuze ikinyamurenge tuvuga iki twe no kuvuga buri rurimi rwose twarukoramo nk'umuntu ushatse kwita nkora interview mu Burundi nabwo wenda bamwe baza bakajya bavuga ngo Samu ico ni gitwa avuze Kirundi nyabo ariko nagikora twaramanutse mu ivire haje ndagenda nari kumwe na Seti na mushikanje urabona ujya mwigema aragira akantu ko gufyina atacane muri nko mwibaraba agaca atangira amastora atarangira umva Seti hagira kijya kitipe ni kirofa urumva buri rurimi rwose twe tugerageza twikiri kuri wowe reka tufate umuntu bita Clapton Babu Ata waretse ngashimira abantu abashimira aracyari kuri buriya nari mvuze bamwe rero ndashimira abantu ba BJ Burundi ngashimira abantu b'abanyamurenge ndabashimira byatari tubona feedback ngashimira abanyarwanda muri rusange kabisa ngashimira abantu bita abapolisi n'abasirikare iyo tubageza tugira gutya abo nibo bafana ubundi dufite benshi byatake bakurikirana ibikorwa byacu ndashimira n'abazungu nubwo batumva tubara abatwanaho mu buhinzi ngo please ngo put this content in English would be nice and you are like kudashimira n'abajura abajura biki bawonkire bawo ugafate do twe hano dutuye Kibagabaga ni mu apartment sibyo haba hari abasecurity sibyo ni kimwe no muri iriya apartment kimwe n'iriya midugudu ya za Gacuriro akuvuga umuntu uje muri bio boarding baba muzi wifata yari rero iwanyu ufata ubuzima mubamo nese dushimira umujuri abantu biba societe CV yaso tuyizane muri television ya do bari ibyo kabisa kandi support yanyu turacyayikeneye ukivuga ku maproje turi gutegura gukora show yacu ya mbere nyuma ya corona izabirimo iyo mico yose ikirundi ikinyamurenge gukora PC Mutara
Kinyamurenge ngaruke ngubite za BJ ngaruke ngubite amaniga y'Inyamirambo urangwa bita brage z'amaniga byatari alright uyu nguyu nawe afite ibyo azakora by'amashuri hari na projet y'igikonyi then irahari nawe arabizi by'abanyamutara uyu nguyu nawe afite PC azakora nyine y'abanyamurenge n'abarundi ibana nyine bizaba ari byiza umuntu ureba brage zacu ni nko isiko twamaze show itara gusa nuzaba muri iyo show wallahi azaseka pe reka tugende na Alpha na Babu n'abahanzi boss reka kubera ko umwanya nawe ari ikibazo ngiye kwigana umuhanzi umwe ndigana nizo ariko cita ntazandebe nabi ngende umukomediye okay duhere nko kuri nizo uri kumbaza muri iyi minsi mfite umukunzi wanyakiriye muri interview buryo niza bavuga cyangwa bifu zawe ya bimaze biteye amakuru hano tubafite umustar ukomeye cyane yakunzwe kuvuga ibintu byo gukundana n'abakobwa benshi nabyo araza kubitubwira ariko ikibazo gikomeye bavugaga ko yakubitaga Safi na wundi ni Nizo kuva muri Urban Boys Nizo ko bavuga muri ndirimbo kubita wayikoreye Safi kumukubita mu maso nibyo sinzi nimba ikibazo ari indirimbo cyangwa ari ubutumwa ifite gusa ikintu gihari ntago negeze ntekereza gukubita Safi kamwe muno umugabo w'ubwanwa bungana Koreya sinzi n'uburyo uvuga ngo nakubita Safi gusa nka Urban Boys kuba Safi yaragiye ntago byatumye ducika igikuba turacyakomeza tugakora urebye nyine nawe urebeye inyuma umugisha urimo uragenda uza nta kibazo to dukomeze nuzo rutura turagenda rutura Seburikoko murakoze cyane tugiye kubakirira umugabo abakobwa benshi mwibazo ngo cyadashaka ngo kandi ngo ari umusitari ngo afite amafaranga ngo se ngo ayo mafaranga yaguramo amahene ngo aguramo imirima ibyo byose araza kuba bitubwirira hano reka tumwakire ni icyamamare n'itegeka Garasiye turakwakire urakoze cyane kunyakira kuri YouTube channel y'Irebe ikintu cya mbere nge nabanza kuvuga nanisabira abantu bakurikira ibikorwa dukora mu by'ukuri ngewe Garasiye sinzi nimba ari ibintu bimbamo muri ngewe ngira ikintu kigishika muri ngewe numva ikintu kiranyereka ko umuntu ari mubi niyo umuntu yaba atari mubi nge mbona n'amakenga muri ngewe ku buryo navuze ukuri ndimati narabimubwiye ejo bundi mbwira digi nubugira kabiri mbimubwira ibyo bintu by'amakimbirane nawe muri comedy rwose nge ntabwo mbizi ngewe se bo rwose ncungana n'inyama indebe let's go bata okay tugende na rutura biravuga gutegura Seka Live. What's up ladies and gentlemen, tugiye kwakira umuhosta wa Seka Live akaba ari nawe yitegura abenshi muramuzi no kuri radio nkusi turakwakira. Thank you so much bro. So I think something out to start. People have to say me I'm handsome bro, don't you see? Okay, ikintu cya mbere I'm planning the biggest show Seka Live. We take place to Marriott Hotel. So I hope you guys are gonna enjoy. People is going to laugh until they burst. So what I want to say, attention, n'umuryango utegura comedy. This show man nashoyemo. I try all my best. Zana abana batoya. Those guys bari talented. So what I want people to laugh. I want people to show them that comedy in Rwanda, they can lies. So you guys, kino nabasaba, muzazara kuri Marriott. Izatangira saa moya n'igice deja amatike yamaze kugera kuri za Camellia, so get your ticket. What are you waiting? That's all. Oh man Babu, let's go with Babu. Okay nyakira nka Babu. What's up ladies and gentlemen, turakomeje n'ikiganiro cyacu uyu munsi tumubafite umutumirwa w'umukomediye kabisa abantu baramukunda cyane abakobwa batoya cyane kubera icyo abakobwa bagukunda Babu naye ntabwo mbizi uvuga twebwe dukora stuff, you know the stuff, right? Okay, I guess turakora tukavuga nje nabika tukicaye swanika kabol kabol tugaho umurongo ayo bamukwanika ko kabol man ugasanga for the shit ka training the two. So rero nukuvuga nje Babu ntabwo navuga ngo nje Babu nzi ibintu byinshi ariko like the way I'm funny, I know even my face is funny. So you guys ikintu navuga yine kuirebe staff yitwa Irebe. Okay, merci beaucoup. Irebe TV. Okay. wani Babu tujye kuri Kibonke cyane Kibonke suramuzi kagiye turakomeje rero yaraguze ingofero
yaguze ingofero turakomeje rero n'umukomediye kabisa mwakunze muri benshi ariko bavuga ko aturuka mu cyaro mu Mutara ngo ahantu bita Rwagitima ese urugendo rwawe kuva Rwagitima uzi kigaruka mu Musitari bimeze bite ikintu cya mbere ibintu tugiye kubitangira icya mbere ukunda ibintu ugiyemo kugira ngo ugire experience nini iri hejuru bisaba kubikunda ikindi kandi nawe ubibona nitaye anyanyere rero nabo ngabo nabo urumva mba muri image yo kubatekereza kuko ari abantu dukore wenda najye ushobora kuko ari umushuti wanjye akunze kuzana ngo kenshi cyangwa igana Gitwaza nigana Gitwaza Apostle ariho senga murakoze cyane dukomeje umurimo w'Imana uri kugenda waguka ugera ku mbibi nyinshi uyu munsi tubafitiye umukozi w'Imana ukomeye cyane mwese mukunda ubutumwa bwe inyigisho turakwakiriye Apotre muri studio urakoze cyane kunakira icya mbere nashimira umuryango de Authentique icya mbere navuga ikimwe ni ukuvuga mu bikorwa byawe n'amakitivite yawe uteganya Imana izize imbere y'izo zose urasobanukiwe neza aho ugiye gusemura cyane it goes like that ariko se cyane reka tugenda kuri twita dukute ngo joke ngo abantu b'inyamirambo ngo goma gangster ngo bimeze buriya abajama b'inyamirambo hari ibintu nyine utagomba kubabaza bo bibera mu yindi si yabo cyane nka kuriya TV isura abantu yikora field visit bagasura abaturage wenda tuvuge umubajije ibintu bya kera n'intega y'inyamirambo isanzwe ubu nubo bagusubiza isanzwe kuri street 2 bro profisi ingofero twagiye ndakubaza ibibazo abyumva salama musaza yo meze bite se man ndabona uri umutipe usobanutse kabisa nabirenze kabisa ese ahantu bavuga uwo muntu bita Nyirabasare wo kuri Basa ahangaha ariho turi uwo muntu waba umuzi bro musaza icyo kibazo wakibaza mama wawe niwe wari uri icyo gihe namiyaga none hari n'imigani utatera amaniga y'Inyamirambo urugero nka sogokuru aryo abazi bavuga wamuriye ute bavuga umuneke sibyo mu buzima busanzwe inkange nyikamigaramye bakavuga iki umuvure cyangwa imbeho sakwe kundeba ndaguha bakavuga iki imyenge y'inzu sakuza niga y'Inyamirambo isanzwe okay ngiye gusakuza sakwe soma nagitoye kabisa inka yanjye nikamigarama uko nukwibaga gashibutitse sakwe soma mubisurushira urumbi uramwishe ndagaswe sakwe soma ngiye mu rutoki abasirikare baramfata wari ugiye kwiba iki musaza noneho wenda uri nk'agakobwa gato keza sakuza niga ngo wenda ngo uri nk'agakobwa keza sakwe yo sisi sakwe kundeba ndaguha niwanga ngo ufate ku ngufu baby wowe bitwara biri person unyibukije indiga nasakuje y'Inyamirambo icyo gihe Bushari yari afunze nyamara sakwe ngiye mu rutoki abasirikare baramfata usanze Bushari mageragere urabona ari umujama w'inshuti yanjye bita Ken hari church usengeramo bwa mbere bakaguhereza icyo kunywa kubera ko uri umushyitsi wa mbere bakakwandika hari ntabwo ubusema mentioning hari church iri hariya bavuge ntago ari restoration ntago ari restoration urabyumva iyo wajyagayo bwa mbere hari umuco iri cyaduka bahitaga baguhereza fanta mpamvu rero ukavuga noneho umujama wanjye Nyamirambo ni sere byatarabwo nzamukoraho brag bamuha fanta umunsi wa mbere boro ni sawa kabisa hano ugenda bakagupasamo fanta yewana ahangaha nari narabuze inzira injyana ku Mana ariko ahangaha ubwo hari n'iya burarirwa kugera kuri Yesu birashoboka agiyeyo Kerin ubutaha ikintu cyantangaje ninjye wamujyanaga gusenga kuko ninjye wari kumumenyereza nkamubwira bro ujye uza tujye gusenga bitanga amahoro mu mutima nkuko nawe kubwenge nakuriye muri church n'abagenzi banjye havuye muri abyumva no nibyo ariko tujye tuvugisha nimba uyu mwana yarabaye muri za gumaguma nge nkaba mu makonseri y'amakorali hari umuco afite uri kubyumva ikintu cyantangaje ku kindi cyumweru Ken yaraje rero no baravuga abashyitsi guesters nyine guest of today
mugomba gusigara nyuma y'amateraniro mukiyandika hariya n'ibindi amasengero bagira bakagwa n'umuryango kera niteka yahoraga kuri ka kazu kuko ni nako katangirwagaho fanta none bagira bamwe baravuga ati reka tumufotore uyu mutipe ne waje ushize baramubwira ntabwo ariwe twanditse turamubwira ngo ugiye muri uyu muryango amufata akazu ngira impanga pasiteri ngira impanga rwose mva naramubwira kandi njye numva aya maso yawe narayabonye pasiteri iyo umuntu avuze nkagira impanga uba wumva ari impanga badasa urama fantase cyangwa umuntu akomeza abandi bakeneye kwakira abandi bantu ubutaha yaraje none ahantu ikintu cyansekeje Karen ndamubwira muri bag ufite mbere ko musaza sha navaje breakfast hano harimo umugati nirendire ya fanta y'abashyitsi. Alright, barakoze cyane ni Zabi Comedy, Zub Comedy. Alright, so reka mbante bizo muri true story, reka mere mu nkuru mamo reka mbere hari era kuri set afite inkuru yamubabaje y'umukobwa. Alright. Yeah. Ndamuraburije ndetse aratubwira kimwe cyamubabaje atajya apfa kwibagirwa mu buzima bwe, aratubwira idega ashobora kuba yarakoze iri crazy cyane atajya apfa kwibagirwa, waratubwira ikintu cyaba cyarakunejeje utajya apfa kwibagirwa. Reka duhere kuri Simba. Murakoze byatari yo ikintu cyambabaje ubundi n'ubwa mbere nari indobo tu umukobwa ntera indobo Story yababaje ariko mweranga byagenze ya nyire ko byagenze ni zahantu bita Karunza Modern nyirenga benshi niyo story barayizi ndi n'umukomedian nabwo mu kigo banzi bose naraciye nari fresh ndi fane byatari sasa nyine kwa kundi ugera mu kigo mbona kana ndagatereta karaka Kigali cyenuruka no mu cyaro nyine urumva nyine gutereta kana Kigali uri wo mu cyaro hano guzi imitomo igezweho bazana ya yindi ureba nk'inyambo umwana nagabyumva arashaka umubwira uturirimbo tugezweho abizi nyine abana bakiri bato mupeti ndamutereta none hari ukuntu abajama bagira bashukana ngo mwana ubwira kana kukemera batazakagupapura musaza urumva abashuti banje sasa ndagenda ndavuga ati uyu munsi ngomba kumubwira kuko ndebyibuka uwo munsi natiriye na perfume nitera perfume y'umujama ndagenda ndamubwira umukobwa ndavuga ati ndagukunda mbona umukobwa arakore ndavuga ati arabyemera tu umukobwa ikibazo yambajije cyari danje arambwira ati hari inkunde 3 ndamubwira izi arambwira ati ari urukundo rwo gushakana ari urukundo rusanzwe hari urukundo rwo kurya umwana muri izo zose urashaka uruhe musaza icyo kibazo ndavuga rero nimubwira rwo kurya umwana aravuga ati nibyo ushaka uhite wicomokera nimubwira rwo gushakana aravuga ngo imyaka ntiragera nimubwira urusanzwe aravuga n'ubundi nirwo twakundanaga umubebi ndamubwira ati zose uziteranyije hakavamo rumwe rwa OG zose ziri hamwe nirwo shaka umukobwa ahita ambwira ngo wapi ntabwo bishoboka none hari abajama banjye nyine bari baremereye bo abakobwa barababwira ngo nzabitekerezaho mwana uzi umukobwa akubwiye ako kantu ubizi ko byaciyemo utangira no kwisengera utangira no guhindura ingendo mu kigo utangira no guhindura ingendo tayari ubuvuga ati girlfriend ndamufite ngiye yansubirije aho ngaho aravuga aravuga ntabwo bishoboka none ngiye kumva numva icyana kimwe inyuma kirapfunetse ngo kiraseka kumbi bicama byanyumvaga sasa nari ngiye kubitera injuga mvuga ati umwana ntabwo namubwiye hari igitipe cyane bitaga ngo ni inshuti kombe cyari cyabigejeje muri classe kare usetari indobo ibyo bintu ntabwo byambabaje kuba narari indobo ahubwo ikintu cyambabaje umukobwa wane indobo yicaraga inyuma yanjye usikuza buri mwanya ure umukobwa waguteye indobo muri classe ahubwo nakubwira wandije bike igihembwe cya mbere rero nabaye wa 8 cya kabiri nahise mfunga mbo wanyuma njya kantu kambayeho navuga ngo sinzi nimba gasekeje cyangwa gateye umujinya yakubabaje kari crazy yambaje kari crazy so ahantu nakuriye hari groupe twagendanaga nyine y'abana twanganaga icyo gihe ndibuka hari igihe twari twagiye gukina ahantu umupira igipeti twari kumwe yitwa Afrika sinzi nanamusuza nimba azabona iki kiganiro aba mu buroko se kujya tareba icyo rega wabo ni kure abantu bari urungano rwawe niwe wari Kigali gusa reka komeze so numa uwo mupeto wese haciyeho umugabo yigendera ahantu twari turi dukinira ku gahanda ko hirya hacaho umugabo yigendera muri gahunda z'umugabo mukuru kabisa ewana ariko ya mugabo nagacika intege Afrika itavuga ko muzini wende kuri ya mugabo musifure tumuhendere tamusifura umugabo aratureba gutya cyangwa ni ikintu ki yo
mba mani hariho n'ikintu cya seri abantu bava kure mvano yarabanje aramusifura nyine umugabo akomeza zira gipeti isuka tuvugana yarabanje aramusifura umugabo noneho arahindukira ewana tumutunga kamera twese turi umugabo aratwiruka uriya mugabo nimba uriya muhate yari afite akiwufite ubu bafite inganda 8 mu masoro kuko ubushake yari afite mu twirukanga nimba yarabikoresheje mu iterambere uriya wasanga iyo abandi babikora atari kubirukanga na wowe wabaye ikibazo kamera yawe ubwo ni story iri crazy wowe ngo uravuga ibintu byagushimishije byanejeje sura bayifitera byanejeje ntago arishima mwana usura umuntu yari yishima hari umugabo ujya uvuga ngo nta mukene wishima kandi ngenda umukire hari ubukwe yagiyemo reka mvuge story ahubwo yambaye igiyo nguko ni ukuvuga kera hari ahantu twajyaga tujya kwiba amapera twari ukwitiza tukiri abana abantu benshi barahazi hafi yo kuri Setandere nabo twajyanaga bariyize hari namwe babaye abakinnyi tujya duhura nayo babwira bakaba ati Samu ntuzayishyire muri media ariko rega nkanagemo urabyumva noneho ahantu twajyaga habaga abapadiri babiri hari umupadiri uri hambo urabyumva padiri bamwitaga Deo Gratias yari hambo cyane warazaga akavuga abana ntimukurira amapera tuzabanuka mu giti wikanga abantu ukavunika uwo muntu urumva no bufere yarabukwiriye hakaba nundi sha ijisho ryiwe ryarakurizaga gusa ataranagufata yaragufataga gukoropesha imana ya kiliziya turagenda rero bwa mbere dufatwa na Deo Gratias aratubabarira turataha none umunsi umwe njyayo sinzi ibintu bye byanteye kumwe birirwa mu Rwanda ntareka njye kwibasha cyo se nibiki mwe byikaga kunguka abana nkiri mu giti padiri umumesha uri kumubona ariko ndi kumushushanya ukamubona we ayo mapera uri muri avana we yasubizayo uri muri avana we yajyana yarandi munsi mu giti kubera ubwoba n'icyo abana basubiza vuba ugasubiza n'ibintu bitajyanye padiri ndimo ndavana hasi nyasubiza ku giti yarasetse maybe ka aho ngaho nubwo nari muto afite n'imyaka 11 ariko ubwo hari muwe mwaka ni mukuru muri 82 ex wa mama wawe ariko yambaye ari story iri personal ndayibitse ariko ukunda gutukana ibintu by'ababyeyi wabaye ahantu mu cyaro yaragiye ne urumva n'imico yatanya avuga ngo yize Green Hills nta mwana wa Green Hills uvuga ibyo bintu man Urakoze cyane guys reka tugenda joke bihejumba y'amafiyeri cyane niba joke bihejumba hanyuma reka dukore gutya uratuvugira amakuru hanyuma araza kuduhereza umuraperi w'umurenge amakuru gute amakuru ni ese avuga amakuru ukuntu yari yifashe the last joke okay yende misi umuraperi w'umurenge urabona umurenge nawo urumva standards zo gusobanuka abantu bamaze gusobanuka abanyamurenge barasobanutse kubyumva rero turibaza kera abanyamurenge benshi ni abapasteri sibyo ubu usanga ari abapasteri undi ugasanga abagitifu ariko kubera iki nta munyamurenge abandi ni abagospel kuki nta munyamurenge w'umuraperi ubaho nakuriye nabo ngo bajye bavuga urana nk'ubutwe ba pifu iyo barwanye aba Bulldog ukamutunga bro barimo baravuga ko yagukomagoye yumva amasaza ni yamubanje ngo ndiko byo kubera iki ataba nk'umunyamurenge nawe yagiranye beef n'undi munyamurenge nawo bimeze nko mu Rwanda nganyamubwira ngo bro tunkorera urane kurazomba ngikintu cyambere ngo nakwangiye man ngo bro ngo nje kuri stage ngo ubwira abantu biwanye ngo wampe bu no bakaza mico kintu turabitekereza muri wa arbo nabibwiye duha ariko aramusana ibyo twagiraga mu munyamurenge modern yaraje nuza sare yose muhabu ngo bu ni baragize ngo ni terimi igezweho nawe ahita afatira ngo bu tipe bo bari fani kuturusha ahubwo abiyumva no turavuga habaye umuraperi w'umunyamurenge urabona mu Rwanda hanabanje Jay Paul nimba uyibuka Jay Paul yaraje amaboko hejuru yeye anaga n'ingofero mu bantu riko byumva aravuga nitwa Jay Paul guturuka muri Tough Gang riko byumva cyo gihe yarakirimo uyu niwe wayikinnye icyo gihe none nje nakinye ndo umuraperi w'umunyamurenge none urumva bari abantu twe tugira hari ikintu bita moko abantu bagira umuhungu umwega none umuntu yasinze umuhungu umwega ni wansuzugura cyangwa umuhungu w'umuziga tiyo ndivuze mba ndikocoye ibyo bintu bibaho sinzi nimbo bizi rero bobo ntabwo bazavuga ngo inye mirambo muri hehe nk'abantu b'abasirimu urabona mu Rwanda twe baraza
Nyamirambo muzamura amaboko yanyu hejuru mwishimiye guma kwakira Jay Paul akabahanaza ingofero ariko bo ntago ariko baza yarazaga we sa nkunyakira. Yeah, ladies and gentlemen, mukanya mumaze kureba umusitari urakoreka manze DJ Paul. Banzanga, let us welcome the best artist. He's called Jay Paul. Yo, amaboko hejuru. Yo, amaboko hejuru. Ya mwane ya gahinda na waruziko n'abakizigenza muri muzika. Ndahumeka. Ize kaba kama Jay Paul. Ingofero Jay Paul ntabwo yayinaga mu bafana. Ayo mafaranga nawe ntiyayabonaga. Urabyumva ariko uw'Umurenge. Ladies and gentlemen, turakomeje na Wasafi Festival tukaba dufite umusitari waturutse muri Congo bamwita Sinka umwe Sinka turamwakiriye ko muranumva no mu Kinyamurenge baravuga ngo inya ariko byumva bro where you going wegira ntacyo mwe muranyamwikiriza mwiki inya niyo mvuga ibintu babaza audience kuko urumva cyangwa aiga mashino ushobora kujya mvuga ngo kumuranyumva mukaba aiga mash kumuranyumva aiga mash yego inya okay twatangiye kumuranyumva aiga mash kumuranyumva inya ariko muyo kudahayivuga muyo baba aitabona mu nyiraru waje guhanga muyo ngo kudahayivuga kandi muyo ngo waravuze ngo uzangwanya ngo nabakirana ahubwo ahitavugana n'amafaranga bamwishyura ngo bampaye $2,000 ngo bampaye $2,000 ngo nakoreho sex amere na high sister wanje naguze imyenda akahita mubwira budget kuri stage ngiye kugura inka akabijya kuri stage projet zizirama aho ngaho ogira gasubira ujye kuri stage tere okay bagiye 1 2 3 uranyumva turamwakire Sinka kisamashi menshi aha kumuranumva inya kumuranumva inya onkere kutaye kuma mashikani woze uvuga ngo nabaye kirara mu muryango reba ukuntu nawe yifashe muri show urabyumva we ahita bifata biri personal bo nabana beza ntago bayisha character nk'abanyarwanda twe umunyarwanda niyo yabazi ko uri bumurya ingumi reba nk'ubu ngubu urabona kuri akuntu bahererekanya abastari bo muri Amerika hari ukuntu bafatira ahubwo nka biriya bintu nyine bya Jay Paul yakubise umugore akamukura amenyo urumva yarabihishe ariko undi wagiye stage yabisobanura agahita avuga none urabona nk'uku abahanzi bo hanze yinaga mu bafana fan club ikahita imuterura ikamushyira hejuru byabaga kuri Lucky Dube cyane urabona mu Rwanda ari igihe abantu babaje muri show ariko batanezerewe iyo winaze ukinaga ku muntu uri muri priya uri kubyumva umuntu baraye babwiye ngo uzava mu nzejo wegiye muri show ari ukurefreshinga gusa hari uburyo abyitwaramo hari uwo witura urumva wituye nko kubakire baravuga wow Tom Cruise bakagutera hejuru ariko iture ku niga y'Nyamirambo none iri muri priya ntabwo usanga umuhanzi wamuhererekanyije kandi bamunaze inyuma ya sare byabayeho Lil yagiye Butare yari amezi Bruce yari itaranasa ahita yinaga ngo uye ngo nari bakumbuye reba bya bijama bidafite n'igihumbi biga ibintu by'ubuganga ntabwo wa muntu wamusetse aba yinazemo yinazemo yumvaga bari umujugunye hejuru nko hanze iyi ni story personal bro Lil baramuhererekanyije baramuhererekanyije Lil bamunaga hanze ya Audi hanze ya sare none abanutse Lil yagiye Lil mani basanga none umujama ngo wari wamujyanye ahubwo bamunaze hanze abandi bahita bakinga bahita banakinga none DJ akavuga manu indirimbo yindi yajyamo ite uriya mujama ari hehe urishimye cyane none DJ yari afite mikoro yayijyanye aho bamunaze akajya ngo bro ngo muze mu mana it's like that n'abanyamurenge niyo wahita yiboneramo nyirarume ese ubu wari bwabona umumotari w'umunyamurenge imagine ahari izo zirahari nazo zizakina ni content cyane wari tukambire kamera nyuma dusezera tugenda tuvuge projet taraso kamwe gusa ka freestyle okay kamukubita ga freestyle numva motari w'umunyamurenge those guys they believe mu gusenga yakugora tuvuge nako akundi wikuriye cyana club mugiye guteka peti kivuye club arabanza akakugira inama urabona twebwe mota bimeze bite reka duhere mu Rwanda urabona iyo uje ukabwira mota salama mota salama sisi turageze no baby nashaka kumongereza hano Nyamirambo to hariya kasana kwa mutwe angahe 2,000 man bro ni 1,000 man waya 2,000 make ni 4 kuko urabizi iyo umutipe yategeye umukobwa baramuhenda ibyo ni ibintu ngewe wanje mu itike nkamubwira ati we genda tegera hariya Nyamagarara ahangaha
Rwandex uvuye i Remera uhagaranye no azanakwipfusheho aba ari kugufata gutya be nyine ubwo ndakwamagara ningerayo bihita bibihumba 8 ari niga Nyamirambo yambwiye ngo gutegera umukobwa uvuye mu gasya ataza Nyamirambo uri nko kukubaga nta kinya kuri moto ibihumbi 8 no urabyumva aho ngaho none tuje nko kumunyamurenge urumva twe mu Rwanda we don't care nimba uvuye mu kabari that's your stuff you have to care urabyumva ariko abanyamurenge urumva baretike agomba kwita kugira niyo yaba umumotari yitwara nkaso twagiye ndi umumotari w'umunyamurenge uzanyaga bite boss ni vizanike ni baby wanjye rero aya wivuga ni mara yavuga ndashanga umungereze nyine hagiye ariko Yesu yahuye n'ibibazo ko muraje abantu babana saa 4 z'ijoro hasi ko numva ufite ibigambo byinshi bite byawe mbakubwire nimba utagiye kwa Gitwaza ubwo Nyamirambo kuri Assemblée de Dieu andi hose ni samiti kuko ni mu kuzimu n'ubundi abakaritasi sinzi moto yanje ukujanya hariya hepfo ugiye kumwe amatabi dore n'ubu wamwe umva shaka uzakira Yesu kumukiza that was like that tuzakora part 4 tuzakora part 1 part 2 ngo bizoruta moto yanjye zaza nyitwaraho amata ogenda alright murakoze cyane reka tubashimire murakoze cyane kabisa nibaza ko n'ubutaha bizaba bisaho cyane tunabifuriza amahirwe mu gihe gukora Nyamisi Murenge na final twitegereze zadushyira link munsi gutya umuntu ajya yitabona kuri account akore subscribe urabyumva turi mu isigisho dore nuriya babibwira uriye uri kwinyuma cameraman inkweto yambaye ntabwo abikora ari inkweto cameraman yambara ukamenya ko cani ikomeye cani ishobora kuba ikomeye cyane no reba nuriya mupira yambaye hejuru ikintu nyarashime cano hano reka tubanze tuvuge natwe ikintu cya mbere you guys ahantu turi gukorera umushatse nabeshya sheri wanjye ko ndi mu Bwongereza kuko nta proof afite uri kubyumva wenda ndi single ibyo nabibeshya mama uyu niwe wabivuga kuko uyafite umukunzi niwe afite umukunzi uramugira Yesu ase umukunzi waramushakiye ariko mani wagiye ibyawe none se nimba ufite umukunzi ntawe ari se muhamagare ngiye guhamagara sheri we ngiye kubishyiraho hano nimba adahari koko araba adahari nanjye ntabwo mujyagiga ariko kuko uyu mujama turabana hamagara nta kibazo cyeka muhamagara bro ntugire icyo ntimukureho ntagire ukureho kamera kugira ngo ibi bintu bijya bituma abantu asogureka njye nabikubwiye njye ndakijijwe ntabwo natendeka sinshaka gukorera simfite umukunzi ariko nazi nzamukunda ari wowe ikintu natwe navuga kuri iyi channel urabona ahantu hari smart iyo bahakwakiriye abandi ba YouTuber iyo ari gukoresha interview ujya kumva boss uretse gato yari ihene ivugiye inyuma aho ngaho uretse gato subiramo ako kaburaga waruvuze gute hari ihene iciye inyuma aha ngaho wagira ngo n'imbeba mukira aho ngaho bazicamo ariko turi safe urabona n'uyu mwana arasa niyo mpamvu interview yatinze rega hari ahantu ukora interview wakumva umuhumuro wawe abana mukora iminota 12 ari njye mubwira ngo uri no kwihuta mbaza kuri zuba ibibazo bibiri bite njye icyambere mu cameraman yambaye inkweto itameshe warembeye aho cameraman yambaye usana y'utwa wa CR7 ikintu kintangaje ni shene yambaye igaragaza imyaka ziriya shene ni z'aba 50 cent this guy ashobora kuba P6 yari afite n'irangamuntu hari abantu abangaba ni babandi bize bavuguruza abarimu b'amateka kumva aravuze ngo rwabugiriye abaye Nyamirambo prof n'abaje bose ngo irebe reka turemera abantu dutyo ntago ari mu mbuto chano ya mbere wasanga imyidagaduro nta yindi uretse Irebe TV kora subscribe maze twimanukire ntacyo bisaba n'umutima mwiza Zubi Comedy dutwika hose nkubita umusaza kana twigendera ako kutamubajije ubundi umwikimana bro umwiki Fanta uretse none ikiganza iki kiganza ari kimwe gifungura konyage gutya ko mugenga yakase kandi rero babahungu igihugu bajya mu gitabo rero yajya buriya comedy ni bagira igikoro alright yari Zubi Comedy ni Orphe Bayoni Irebe ko subscribe tutanga igitekerezo cyawe ndabashimiye dukundiye mutureba nakagaruka